Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane aho muherereye hirya no hino ku isi. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. N'ubundi turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kino kuri Irera TV1 buri munsi, dore ko ari ikiganiro duhuriraho nk'ubwoko bw'Imana twungurana byinshi cyane kugira ngo tubashe kubona uburyo ki twanoza icyo Imana ishaka kuri twebwe mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi dore ko ibyo twigira kuri uyu murongo ari byo by'ingenzi kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu ibyo twigira kuri uyu murongo dushaka buryo ki tubihuza n'ibindi twamenye, yego, tukagira ahantu tubyandika kugira ngo nyirizina mu gihe bikenewe, dore ko bikenerwa buri munsi nk'uko kuyoborwa n'umwuka w'Imana ku bwoko bw'Imana biri, yego, turabyandika kugira ngo bizadufashe nyuma y'iminota, nyuma y'iminsi, nyuma y'imyaka, gutyo mu buryo bwo kugira ngo ivugabutumwa bwiza rigende neza. Rero tugiye kurebera hamwe nyirizina icyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, kuri iyi tariki nk'ubwoko bw'Imana, dore ko buri gihe rero intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Uyu munsi turaza kurebera hamwe nk'ubwoko bw'Imana nk'uko n'ubundi intego yacu ari iyo ngiyo, ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Turanareba nyirizina buryo ki ubwoko bw'Imana n'intego, kandi dukomeza intego yo kugira gute guhakana buri kinyoma icyo ari cyo cyose kandi ku muntu uwo ari we wese kandi ahantu hariho hose. Turanareba kandi nyirizina turanarebera hamwe yego ku migenzo n'imihango n'imiziririzo abantu bakora muri rusange. Turebe icyo Bibiliya iyivugaho, icyo Bibiliya itagira ikiyivugaho, aho naho usanga hari icyo tugomba kwivugaho nk'ubwoko bw'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana usanga intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, nta kurihindukiza, kurigorora cyangwa kurihengeka, oya. Igihari ni ukureba ku cy'ijambo rivuga mu cy'Imana yatumenyesheje ku byanditswe muri Bibiliya. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko tugaterwa ishyaka no kumenya iby'Imana ishaka kugira ngo dukore ibikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Rero nyirizina tugiye kureba aya mateka cyangwa ibyo turebera mu mateka muri rusange uyu munsi kuri iyi tariki. Tugiye kureba kuri iyi tariki ya 9 n'ubundi z'ukwezi kwa mbere, ibyo tureba mu mateka yatambutse ay'uyu munsi n'ay'ikindi gihe, turebe nyirizina uko tukwiye gukora cyangwa n'impamvu tugomba kubikora nyirizina. Rero turareba nk'ubwoko bw'Imana, ese intego yacu ko ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nitubona ukuri tukakumenya tukagusobanukirwa dukurikije icyo Bibiliya itubwira, icyo gihe biza kutwereka nyirizina n'ibinyoma byaba bigenda biboneka mu bantu mu matsinda hirya no hino ku isi. Rero twe nk'ubwoko bw'Imana ntabwo tuba dushaka kujya kure, nta nubwo ari byo, ntabwo tujya kure y'icyo Imana itubwira tugomba kubahiriza. Rero nk'uko twavuze yuko guhakana buri kinyoma icyo ari cyo cyose ahantu hariho hose ku muntu uwo ari we wese, twabigize intego kugira ngo hatabaho kugoreka iby'Imana yavuze. Niho tugiye kureba n'imihango n'imigenzo n'imiziririzo abantu nyizina bakora ku ruhande rwabo bitaboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Niho tugiye kureba nyirizina umuntu ukoresha abantu imihango cyangwa imigenzo cyangwa imiziririzo avuga ko biri mu bushake bw'Imana cyangwa ko biri muri Bibiliya kandi bitagaragara aho byanditswe muri Bibiliya, ni umunyabinyoma. Umuntu nk'uwo nguwo aba ari umunyabinyoma. Ni uwuhe rero? Umuntu ukoresha abantu imihango n'imigenzo kandi ibyo ngibyo ugasanga arimo kubyitirira ko Bibiliya bivuga cyangwa Imana yabivuze cyangwa Imana ibyemera, ariko ntagaragaza aho byanditswe muri Bibiliya. N'ubundi uwo nguwo nawe aba ari umunyabinyoma. Rero hari icyo ijambo rimuvugaho, hari n'icyo rimusobanuraho,
iyo urebye mu byakozwe n'intumwa ibice 20:30 kugera kwa 31 haravuga ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, yego mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro, yego guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Ngiryo ijambo ry'Imana icyo ririmo kwerekana nyirizina. Umuntu ushobora gukoresha abantu imihango cyangwa imigenzo akavuga ko Imana biri mu bushake bw'Imana cyangwa ko byanditswe muri Bibiliya, kandi nagaragaza aho Imana yabivuze mu gitabo cya Bibiliya, icyo gihe umuntu ni umunyabinyoma. Ijambo ribihishuye neza riravuga ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye. Icyo gihe ibigoramye ni ukugoreka icyo Imana yavuze, kandi yakivuze hehe? Mu byanditswe muri Bibiliya. Rero ngo kugira ngo agoretse kubera iki? Kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo, kugira ngo abeho gukurura abigishwa inyuma ye cyangwa agira imbaga nyamwinshi inyuma ye, noneho we aze kubakoresha icyabagambiriyeho kuko yabashyize inyuma ye. Ariko nyirizina yabanje kugoreka icyo Imana yavuze muri Bibiliya, wakurikiza imitekerereze yo n'irari rye. Ijambo ry'Imana rikomeje rivuga ngo nuko rero mube maso. Niki ijambo rimo gukangurira ubwoko bw'Imana hirya no hino ku isi, mube maso. Mube maso. Ese umuntu urimo kubigisha cyangwa itsinda ririmo kukwigisha, ibyo rikumenyesha biboneka mu by'Imana yavuze muri Bibiliya? Nimba bitarimo kubonekamo, iryo tsinda cyangwa uwo muntu ni umunyabinyoma. Ijambo ry'Imana rero rikavuga ngo mube maso. Kuba maso ni ukuye, reba nimba birimo guhuza n'iki ijambo rivuga muri Bibiliya, utaza kugendana n'abanyabinyoma cyangwa n'urimo kubeshya. Niho ijambo rivuze ngo nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Yego, ngira ngo ibyo twamenyeshejwe, Imana yatumenyesheje byanditswe muri Bibiliya, bikwiye kudukangura no kutumenyesha icyo tugomba gukora. Irindi jambo ry'Imana naryo ribivugaho mu rwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 2 umurongo wa 3, niho havuga ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera nirizatinda, no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Irindi jambo ry'Imana rirabishimangira mu rwandiko rwa Petero, urwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 2 umurongo wa 3, havuga yuko irari ryabo ari ryo rizabatera kubabwira amagambo y'amahimbano. Aya magambo y'amahimbano nuko bazaba bayavuze cyangwa umuntu azaba yavuze ataboneka mu byo Imana yavuze cyangwa mu magambo Imana yavuze yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya. Niyo mpamvu aje ari amagambo y'amahimbano. Icyo gihe ngo azabikora bitewe n'irari riri muri we. Yego, bitewe n'irari riri muri we kuvuga ayo magambo y'amahimbano. Ariko Bibiliya yeruye yuko bazarimbuka kandi baciriweho iteka. Indi jambo ry'Imana ribihishura cyangwa ribahishura riri mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera kwa 19, niho havuga yuko haravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Bibiliya irabihishuye naho irabyerekanye yuko nyirizina hawo ngo agoreka ijambo cyangwa akoresha abantu imihango n'imigenzo cyangwa imiziririzo, akavuga yuko biri muri Bibiliya cyangwa Imana ibyemera, ariko atagaragaza aho Bibiliya ibivuga. Nawe wakora ubushakashatsi ukabona Bibiliya nta kintu irimo kubivugaho, icyo gihe umuntu ni umunyabinyoma. Niwe rero birimo kuvuga ngo bari muri benshi bagenda ukundi, ngo abo twabwiwe kenshi, nanone tubabwirwa n'agahinda, yego, yuko ari abanzi ba Kristo. Amaherezo yabo ngabo ni ukurimbuka, kandi ijambo ryerekana yuko Imana yabo ari inda ijyamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Yego, kandi ijambo rikomeza ryerekana yuko biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Yego, niko ijambo ry'Imana ribyerekana. Kandi twe nk'ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana ritwereka yuko
tugomba guhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa, nk'uko ijambo ribivuga muri Bibiliya, ngo tugomba guhoza umutima ku biri hejuru Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Yego, ngo ntitukarebe ku biri mu isi. Rero hano ho birerekana yuko ngo bahoze umutima ku by'isi. Ijambo ry'Imana muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, naho barabisobanura yuko ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, ngo mbese hari abasoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ijambo ry'Imana ryerekanye yuko tuzabamenyera ku byo bakora, ku mbuto zabo, uko bagaragara, uko bitwara, cyangwa intego nyamukuru barimo kuganaho nyirizina. Yego, niho turimo kureba nyirizina rero yuko kandi umuntu ukoresha abantu imihango cyangwa imigenzo cyangwa imiziririzo avuga ko atazi ukuri, kw'iyo mihango cyangwa iyo migenzo cyangwa imiziririzo, agomba kwiga icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiliya, kuko ni impumyi, akeneye guhumuka. Abamukurikira nabo bazagwa mu rwobo, kuko ubarangaje imbere cyangwa itsinda ribarangaje imbere naryo rirahumye, niyo mpamvu naryo ngo rizagwa mu rwobo, n'abarikurikiye iryo tsinda nabo bakagwa mu rwobo. Niho tuvuze nyirizina yuko umuntu wakora imihango n'imigenzo abikorera abantu cyangwa abikoresha abantu, yego, akavuga yuko atazi ukuri cyangwa ibisobanuro by'iyo migenzo n'imihango, atazi icyo Bibiri bivugaho cyangwa atarimo kubyerekana n'icyo Bibiri byerekanaho, icyo gihe uwo muntu agomba kwiga ijambo ry'Imana icyo ribivugaho muri Bibiliya, icyo ijambo rivuga muri Bibiliya, kuko ni impumyi, akeneye guhumuka, kandi n'abamukurikira nabo bazarwa mu rwobo kubera ko bariyobowe cyangwa barandaswe n'impumyi. Ijambo ry'Imana rero hari icyo ririmo kubivugaho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 15 umurongo wa 12 kugera ku wa 14, niho havuga yuko ngo maze abigishwa baramwegera baramusubiza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Kuko Yesu Kristo yabasubije, nimubareke n'abarandata impumyi kandi nabo barahumye. Ariko impumyi iyo irandase indi, zombi zigwa mu rwobo. Ngiki ijambo ry'Imana risobanuye. Ukuvuga ngo aho tugomba kwirebera nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa aho tugomba kumenya icyo tugomba gukurikiza, tubisanga mu ijambo ry'Imana Imana yavuze mu biri muri Bibiliya cyangwa mu gitabo cya Bibiliya. Niho rero uraza gusanga nimba umuntu arimo gukoresha abantu imigenzo n'imihango, imiziririzo, akavuga yuko adasobanukiwe iby'iyo mihango n'iyo miziririzo n'iyo migenzo, icyo gihe uwo muntu akeneye kwiga ijambo ry'Imana. Kandi nicyo dukora kuri murongo wa Irera TV1, ndetse n'ubwoko bw'Imana hirya no hino mu materaniro ku isi, ku migabane yose, ni ukwiga ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu abashe kuba yahumuka, abashe kuba yamenya icyo agomba gukora cy'ingenzi mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi nk'ubwoko bw'Imana. Rero akeneye iki? Kwiga ijambo ry'Imana riboneka muri Bibiliya, kuko ni impumyi, akeneye guhumuka. Kandi nyirizina abamukurikiye nabo bazagwa mu rwobo mu gihe batakomeje kugenzura. Rero ubwoko bw'Imana, n'ijambo ryatubwiye ngo ba maso, mube maso ubwoko bw'Imana. Twagiriwe amahirwe yo kuba twahurira kuri umurongo wa Irera TV1, twe gupfusha ubusa aya mahirwe yo kuba twabona uburyo twiga ijambo ry'Imana uko riri, uko risobanura. Yego, twe gupfusha ubusa iki gihe. Rero ijambo ry'Imana ryo ryerekanye yuko ngo maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa.
bishatse kuvuga iki, cyangwa turimo gusobanura ku iyi ntego turimo kurebaho muri kino kiganiro cya Tumenye Amateka mu Iyobokamana? Umuntu utarimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa urimo kubusanya n'icyo Imana yavuze, icyo gihe arimo gukorera ubusa, n'ubundi nta kintu bizamukiza, nta n'icyo byamurokoraho ku bigendanye no kurokoka urupfu rw'iteka abantu bazajyamo kubwo kwanga kwizera Yesu Kristo ngo bayoborwe n'umwuka w'Imana. Yego rero ijambo rikomeza rivuga yuko ngo nimubareke ni abarandasi impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi iyo irandase indi zombi zigwa mu rwobo. Rero kugira ngo umuntu akurweho ubuhumyi cyangwa ave mu buhumyi cyangwa kuyoborwa buhumyi, nuko habaho gusobanukirwa no kumenya ijambo ry'Imana byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, kandi nta kundi uri buze kurimenya mu gihe utaryize. Rero birakwiye yuko urisoma kandi ukaryiga. Yego, niho rero ku murongo wa Irera TV1 twiga Bibiliya buri munsi. Yego, yaba ari mu kiganiro cya Tumenye Amateka mu Iyobokamana, yaba ari mu bindi biganiro tunyuzaho, turimo twiga Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka yuko twakora. Bwoko bw'Imana rero, ndabashimiye yuko mudahwema kubana natwe. Mureke dukore igikwiriye, tube maso igihe nk'iki ngiki. Ibi biganiro w'ibyihererana, ikiganiro w'ikihererana kimenyeshe mugenzi wawe nawe kugira ngo amenye icyo yakora nyirizina. Oherereza hirya no hino mu magurupe kugira ngo urengere ubugingo bwa benshi cyane buri mu kuyoborwa buhumyi cyangwa buri mu kuyobora buhumyi. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.